LU kane umunani gatandatu ni imiti ikoreshwa mu gukuramo inda mu gihe zitaramara ibyumweru 9. Iyi miti ikorwa n'uruganda Auchest AG. Uruganda Auchest AG rwasimbiye uruganda rwitwa IG Farben rw'Abadage. Uruganda IG Farben nirwo ruganda rwakoraga Zyklon B, ariyo gazi yakoreshwaga mu kwica abayahudi muri concentration camp. Aha ni mu gihe cya Hitler muri jenoside yakorewe abayahudi. Uru ruganda Auchest AG rwafatanyije n'uruganda Russell-Ukraft rw'Abafaransa mu gukora iyi miti LU kane umunani gatandatu yo gukuramo inda guhera muri 1988. Birumvikana neza ko mu gihe Auchest AG yakoreshwaga na Hitler guhera muri 1963 ayikoresha muri concentration camp mu gukora Zyklon B, ariyo gaze yakoreshwaga mu kwica abayahudi muri kiriya gihe muri jenoside yakorewe abayahudi. Nyuma yuko uru ruganda rubonye ko abayahudi batarangiye, nibwo rwaje gukora iyi miti yo kwica abana bataramara ibyumweru 9 bakiri mu nda z'abanyina. Birumvikana ko aya maproduit chimique akorwa n'uru ruganda, ari narwo ruganda rwakoze gaze yakoreshejwe muri jenoside y'abayahudi. Niyo mpamvu buri wese aba akwiye kwibaza, ese niba batubwira ngo umuntu yakuramo inda, ese ni urukundo bafite, ni iki bagamije kugira ngo bahitemo ko ugomba kwica umwana wawe mu gihe akiri mu nda? Ibi kugira ngo tubyumve neza, twumve neza urugero rwa Kayini na Abeli. Mu gihe batanze ibitambo, igitambo cya Abeli kikakirwa, Kayini yahisemo kwihimura kuri Abeli. Wakibaza impamvu mu gihe igitambo cye kitari cyakiriwe, kuki yahitamo guhita yihimura kuri Abeli, kandi Abeli we nta kibazo yari afite, nta n'icyo bapfaga? Niko gusa bigenda iyo umuntu akoze icyaha akabona nta shimwe mu maso y'Imana, ahitamo kwihimura yica intungane mu maso y'Imana kugira ngo yigaragaze nk'uri kwihimura ku Mana. Ni nayo mpamvu wumva iyo umuntu amaze gusambana akishinja cyaha ko yakoze ikintu kibi, ntago ahitamo kujya kwicuza cyangwa se kwihana, ahubwo kenshi se kibi igushorera kuvuga ati noneho ni wice n'uyu mwana utwite. Niba inganda zarakoraga Zyklon B, ariyo yakoreshejwe mu kwica abayahudi muri concentration camp muri jenoside yabakorewe abayahudi, cyane ikorwa na Hitler. Ngira ngo abazi amateka, biza amateka barabizi ibyo Hitler yakoreye abayahudi n'uburyo yagiye abica. Ibi ni urugero rutwereka ko no gukuramo inda atari ukwifuriza ibyiza ukuramo inda, ahubwo hari ikindi kiba kigamijwe kiri kure cyane yo gukuramo inda no gushaka kwifuriza ugiye gukuramo inda kumwifuriza ibyiza. Niyo mpamvu biroroshye kubyumva, Zyklon B ntabwo yakozwe ari ugushakira abayahudi ibyiza. Nayo mpamvu na LU kane umunani gatandatu ntabwo yakozwe ari ugushakira abantu byiza, cyane ko yakozwe n'uruganda rumwe. Ntabwo politike y'uruganda kwari gushakira abantu byiza. Uruganda rwakoze gaze yo kugira ngo abayahudi bapfa ari benshi, Hitler abice. Ni narwo ruganda ubu rukora LU kane umunani gatandatu, ariyo miti ikoreshwa mu gukuramo inda mu kugira ngo twice abantu. Umuntu wese ashobora kwibaza, ese kubatiza abana byatangiye ryari, byazanywe nande, ninde wabizanye? Gusa biroroshye kubyumva kuko mu rugero rwa hafi dufite nuko Polikaripo wari umwigishwa wa Yohani intumwa, nawe yabatijwe akiri umwana. Ushobora kubibona ukurikije inyandiko yanditse ko nawe yaba yarabatijwe ari umwana. Ikindi tubona mu nyandiko nyinshi zigaragaza ko intumwa zigishije abantu zivuga ko bashobora kubatizwa ari abana. Mu Banyagalatiya 1:8 haravuga ngo, ariko rero hagize ubigisha inkuru nziza itari iyo twabigishije, kabone naho yaba umwe muri twe cyangwa umumarayika umanutse mu ijuru arakaba ikivume. No kuvuga ngo tugendeye ku nyigisho z'intumwa, ese intumwa zigishije iki mu kubatiza abantu? Zigeze zivuga ko utabatiza abana? Zigeze zivuga ko abatiza abana? Icyo rero nicyo tuntu tugomba kugendaho, ari nacyo tugomba kugenderaho. Muri Bibiliya ubwayo nta hantu handitse mu buryo bugaragara twavuga ngo buri explicit ko kuvuga ngo uzabatiza umwana cyangwa ntuzabatiza umwana. Kuba nta hantu habyemeza muri ubwo buryo, nta n'ahantu habihakana muri ubwo buryo. Ubwo rero kugira ngo tumenye ukuri, tugomba kugendera ku by'abakristo ba kera hose bagiye bagenderaho,
no kumenya amateka yo kugira ngo abana batabatizwa byatangiye bite, byagenze bite, byazanywe nande. Kuwa 21 Mutarama mu 1525 nibwo Conrad Grebel yabatije George Blalock. Nyuma Blalock abatiza abandi benshi. Mu mwaka w'1927 uwitwa Michael Scattra yanditse indangakwemera witwa Scretin Confession. Nuko bitwa Anabaptiste. Anabaptiste bivuga rebaptize again, aribyo byo kuvuga ngo wongere ubatizwe. Iri tsinda ry'aba Anabaptiste ryatangijwe hagamijwe kugira ngo abantu bahuriyeho bagiye gusenga bajye basenga ari abantu bafite intego imwe mu buryo bumwe no mu mbaraga zimwe. Ibi akaba aribyo byatumye hakorwa iyi confession, kwavuga indangakwemera yakozwe na Michael Scattra, mu kugira ngo umuntu ugiye kubegera yongera abatizwe bundi bushya nk'ikimenyetso kigaragaza ko agiye kwisunga abandi muri urwo runana rwo kugira ngo bakomeze bakorere hamwe mu mbaraga zimwe no mu buryo bumwe. Kuko icyo gihe hagaragaraga ko hari abantu benshi babatijwe bajya gusenga kubera ko babibwirijwe atari ku bushake bwabo, cyane ko urumva habaga hari n'ababatijwe bakiri bato, benshi babatizwa bakiri abana, bigatuma nyuma yaho babivamo cyangwa se bikagaragara ko bafite intege nke. Nyuma y'ibyo rero nibwo bano baba Anabaptiste baje kuvuga bati noneho twe dukeneye kubatiza abantu bagomba kujya baza gusenga, bagomba no gukora umurimo w'iyobokamana babirimo babishaka mu buryo bwabo kandi bumva babishaka rwose. Kuri ubu abenshi bemera n'ubundi kugendera kuri izo nyigisho z'aba Anabaptiste zatangiye mu 1525 bigatuma batabatiza abantu. Gusa mu myaka 1000 yose yabanje, 1500 yabanje, abantu babatizaga abana nk'uko bigaragara ko intumwa ari nako zabyigishije. Ibi tubibona mu nyandiko z'abakristo ba kera nka Irenaeus mu 190, Hippolytus muri 215, Origen muri 248, Cyprian of Carthage muri 253, Gregory of Nazianzus muri 388, John Chrysostom muri 388, Augustine muri 400. Tukabona inama y'i Carthage ya gatanu yabaye muri 401, ikaba yari yitabiriwe n'abasenyeri 217. Iyi nama yemeje neza ko abana bagomba kubatizwa. Tukagira inama y'Imireum ya kabiri yabaye muri 416, ikaba yaritabiriwe n'abasenyeri 61. N'iyi nama nayo yemeje ko abana bagomba kubatizwa. Umuntu ashobora guhitamo kugendera ku nyigisho z'umuntu umwe waje akigisha ibintu bisa naho bitandukanye n'iby'abandi bose, cyangwa se ukagendera ku nyigisho z'abasenyeri benshi bateraniye hamwe. Impamvu councils zigira umumaro cyane bigaragara muri Bibiliya, aho haje kubaho ikibazo cya circumcision. Igihe intumwa zitumvikanye ku kintu cya circumcision, habaye ko intumwa zose zihurira hamwe zikora council. Ikibereye muri iyo council nicyo cyaje gukurikizwa. Ni ukuvuga ngo imyanzuro y'inama niyo yaje gukurikizwa. Ibi ngibi bigaragara muri Bibiliya. Muri iki gihe ntago hakurikijwe ibitekerezo by'umuntu umwe, ari byo kuvuga ngo Petero abivuze gutya kubera ko ari intumwa, cyangwa se Pawulo abivuze gutya kubera ko ari intumwa, ahubwo intumwa zose zarihuje. Ari nabwo tuvuga ko abasenyeri bose baba bagomba kwihuza bakihuriza hamwe mu kugira ngo ikintu cyemejwe aba ari cyo kiri cyo. Naho bitabaye ibyo, umuntu yajya kuvuga ikintu we ku giti cye avuga ati umwuka yakimbwirije, barangiza abantu bose bagahita babyemera, nuko bakibagirwa kure icyo intumwa zatwigishije. Uretse kuba umugenzo wazanywe n'aba Anabaptiste, amadini menshi yaje kubyakira gutyo, arangije ashaka uburyo agomba kubishakira ubusobanuro muri Bibiliya. Mu hantu henshi hifashishwa hari muri Mariko 16:16, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Umwana uzabwirwa n'iki ko yizeye kugira ngo umubatize? Ibi nicyo kibazo abantu bamwe bagira cyo kwibaza, nzabwirwa n'iki ko umwana yizeye, nzamwigisha nte kugira ngo yizere nuko njye namubatiza?
Mu byakozwe n'intumwa 38:37, Abanyaroma 10:9 kugeza ku 10, hatwereka ababatizwa ko basabaga ko bavuga indangakwemera, confession of faith. Umwana se ashobora kuvuga ati indangakwemera kandi atarashobora kuvuga? Umuntu ufite ikibazo cyo kutavuga azashobora ate kuvuga indangakwemera adashobora kubivuga? Wenda hari ufite ikibazo cyo kutumva, ushobora kumwereka agasoma ukabyumva, ariko se udashobora kuvuga azabatizwa ate? Ezekiel 18:20 haragira hati, ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa, umwana ntazazira ibyaha bya se, kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Bati, umwana ko ari umuziranenge, ko nta n'icyaha agira, azaba abatirizwa iki? Abenshi bakunze kwifashisha umurongo mu kuvuga bati umwana nta n'icyaha cy'inkomoko agira, ko atazazira gukiranirwa kwa ba se, icyaha yaba yaragikuye he? Bityo ukavuga uti ntabwo ari ngombwa kumubatiza. Uramubatiriza iki? Kandi niba Adamu yaracumuye, ko umwana nta cyaha cya Adamu afite, aricyo cyaha cy'inkomoko, ko ntacyo afite, katazazira ko Adamu yacumuye, azaba batirizwa iki? Ibi bigakurikiza n'indi mirongo ukoresha usanga ko kubatizwa bijyana no kwihana. Aribyo nyine tuvuga tuti umwana niba nta cyaha afite azaba yihana iki? Aha tubisanga mu Banyaroma 6:1 kugeza kuri 7, Petero wa mbere 3:21, Ibyakozwe n'intumwa 2:38, Ibyakozwe n'intumwa 22:17. Iyi mirongo niyo benshi bifashisha mu gushimangira imigenzo yazanwe n'Anabaptiste mu 1525. Ni ukuvuga ngo mbere yaho, mbere y'imyaka 1500, twibuke neza ko abantu babatizwaga bakiri abana, kandi ko n'abigishwa benshi b'intumwa bagiye bavuga ko intumwa zabigishije ko bagomba kubatiza abana. Abakristo ba kera babatizaga abana, kandi na n'ubu kiliziya zose zimaze imyaka myinshi, bavuga nka Kiliziya Gatolika, aba Orthodoxi n'abandi benshi baje mbere y'aba Anabaptiste, bose babatiza abana. Kubera iki? Hari imirongo myinshi yo muri Bibiliya naho yakwifashishwa, turetse kuba ari imigenzo yatanzwe n'intumwa, kandi tukaba tubibona ko n'abigishwe n'intumwa bakomeza kubyigisha. Zaburi 8:3 haravuga ngo, mu minwa y'abana n'iy'ibitambambuga niwo wizigamiye ububasha bwo gucuruza abakurwanya no gutsinda umwanzi n'umugome. Ibi bishimangirwa no muri Matayo 18:10 kugeza kuri 11, Matayo 21:15-16, Luka 18:15 kugeza kuri 17, aho Yesu abuza intumwa guhutaza abana. Ibi kandi bikaba bigaragara no muri Mariko 9:36-37, hakaba n'ahandi henshi muri Bibiliya. Kuba umuntu wese yaba n'umwana muto agira icyaha cy'inkomoko bigaragara mu Banyaroma 5:12. Nk'uko icyaha cyadutse munsi gikuruwe n'umuntu umwe, kandi n'urupfu rukuruwe n'icyaha, bityo urupfu rucengera abantu bose kuko bose bacumuye. Aha ntago havamo abana, ubwanga abantu bose baracumuye kubera umuntu umwe. Aya nayo mpamvu abantu bose bazakizwa cyangwa se bakizwa kubera umuntu umwe. Niyo mpamvu niba no mu bana baracumuye, kubera ko nabo ni abantu mu bantu bose, bityo n'umukiro uzira muri Kristo no ku bana. Abanyakolosi 2:11-12 haragira hati, mwagenwe muri we, ariko iryo genwa si rya rindi rikorwa n'abantu, ahubwo ni igenwa mwakorewe na Kristo, ariryo ribakiza irari ry'imibiri yanyu. Tuzi neza ko mu isezerano rya kera abana bagenwaga ku munsi wa munani. Niba igenwa rigereranywa na batisimu, byumvikana ko batisimu n'ubundi yagakwiye gukorerwa abana ku munsi wa munani. Ibyo ngibyo nta kibazo. Umwana yagenwaga ku munsi wa munani kubera ko yabaga yavukiye mu Bayisiraheli. Bityo n'umwana wavukiye mu Bakristo, ko umukristo muri iri sezerano ryacu rishya turimo, nta kibazo kiba kirimo kuba intumwa zaragiye zibyigisha, bikaba bigaragara mu ruhererekane rw'Abakristo mu nyandiko zagiye zandikwa n'Abakristo ba kera.
Ahantu abana bakirizwa mu kwemera kw'ababyeyi babo dushobora kubibona muri Matayo 5:21 kugeza kuri 47, Mariko 7:24 kugeza kuri 30, Mariko 9:14-28, Matayo 20:29-30 n'ahandi. Kuba umwana ashobora gukirizwa indwara cyangwa se ibintu mu kwemera kw'ababyeyi, bityo sinumva impamvu umwana n'ubundi adashobora kubatizwa mu kwemera kw'ababyeyi. Mu Balevi 18:21 niho havuga iby'ikigirwamana Moleki cyatambirwaga abana b'impinja bakiri bato. Muri iki gihe n'ubundi abana b'impinja baratangwa mu buryo bwose butandukanye bwinshi cyane, yaba mu gukuramo inda, yaba no mu bundi buryo buri spirituel, mu buryo bw'umwuka. Mariko 8:36 haravuga ngo umuntu watunga iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe byaba bimumariye iki? Bitumariye iki kuba waha umuntu ibintu byinshi, ibyo kurya, ibyo kunywa, ariko udashobora kumugaburira mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bwa roho? Ari nayo mpamvu abana, niyihe mpamvu ishobora gutuma umwana atabatizwa ngo nuko ngo akiri muto? Mbese umwana ushobora kumuha ibyo kurya, ukamuha amata, ukamumenyera ko akeneye ji, ukamumenyera ibindi byose by'intungamubiri kugira ngo agire umubiri mwiza, ukamumenyera ibyo kwambara, ukamumenyera abaganga bagomba kumuvura ku mubiri, ariko nyamara ukaba udashobora kumwegerereza Kristo. Kandi tuzi neza ko batisimu niyo itugira abantu bashya, ikadushyira mu muryango w'abana b'Imana. Bityo rero niyo mpamvu niba umwana dushobora kumurebera ibyiza akeneye ku mubiri kugira ngo akure neza, kugira ngo ubeho neza, tukamumenyera ko akeneye kujya kwa muganga, kabone n'ubwo atatubwira ngo nkeneye kujya kwa muganga, ariko tukabibona ko arwaye nk'ababyeyi, bityo tukamujyanayo kandi akavurwa agakira. Ni nako twagakwiye no kumenyera abana bacu ibyerekeye iyobokamana kugira ngo bakurikire Kristo. Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ari nayo mpamvu abana si bo bahejwe. Ibyo bikajyana n'uko abakristo ba kera bagiye babyigisha nk'uko twagiye tubibona. Niyo mpamvu umuntu ahitamo, ari uguhitamo inyigisho y'intumwa, ari no guhitamo inyigisho yaje mu 1525. Umuntu arabyumva agahitamo icyo agomba gukurikiza. Nzabatirisha umwana kubera ko nzi neza ko agomba kuba umukristo, kandi nzi neza icyiza cyo kuba umukristo no gukurikira Kristo, cyane ko umwana akiri muto umutoza inzira nziza kandi akazarinda asaza akiyibuka, akikurikiza. Mu gitabo The Two Babylon cyanditswe na Alexander Hislop mu mwaka w'1856 niho agereranya Kiliziya Gatolika n'ibyanditswe mu Byahishuwe 17, aho avuga ko Kiliziya Gatolika ariyo Babylon. Bityo ugasanga ko andi madini menshi yagiye akurikiza izo nyigisho, kabone n'ubwo abantu benshi batabazi iyo byaturutse byo kuvuga ngo Kiliziya ni Babylon. Matayo 16:13 kugeza kuri 20 haravuga ngo Yesu amusubiza agira ati, urahirwa Simoni mwene Yonasi, kuko atari umubiri n'amaraso byabiguhishuriye, ahubwo ni Data uri mu ijuru. None nkubwiye kuri uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru, icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Tuzi neza ko Petero na Paulo bapfiriye i Roma igihe bari gushinga Kiliziya. Petero yasimbuwe na Linus asimburwa na Clement asimburwa na Anacletus asimburwa na Evaristus Sixtus Telesphorus Hyginus Anacetus nawe asimburwa na Pius n'abandi. Ibyo bigaragara mu nyandiko z'abakristo ba kera nka Irenaeus muri Against Heresies yanditswe mu 190, Optitus muri Optitus Against Donatists yanditswe mu kinyejana cya 4, no mu zindi nyandiko nyinshi zitwereka uko intebe ya Petero yagiye isimburana. Kuba koko Yesu yarashinze Kiliziya kuri Petero bigaragara kandi mu bakristo ba kera. Abakristo ba kera twavugamo nka Clement wa mbere muri Letter to the Corinthians yanditswe muri 80, Ignatius of Antioch Letters to the Romans yanditswe mu 110,
Dionysius of Corinth, Eusebius Church History AD 170, The Martyrs of Lyons, Eusebius Church History yanditswe mu 175, Irenaeus muri Against Heresies yanditse mu 189, Cyprian of Carthage muri The Unity of the Catholic Church yanditswe muri 151, Papa Julius wa mbere mu nyandiko yiswe Apology Against Arians yanditswe muri 341 AD. Hakaba n'izindi nyandiko nyinshi zitwereka ko Kiliziya yashinzwe kuri Petero, ariyo Kiliziya ya Roma, ari nayo Kiliziya ihagarariye izindi kiliziya zose zo ku isi. Bityo ari nabwo tubona kuri iki gihe ko Papa ari we uhagarariye kiliziya zose gatolika zo ku isi, ari uhagarariye abakristo. Tugendeye ku nyandiko ya Alexander Hislop yo mu 1856, aho yavugaga ko kiliziya gatolika ariyo Babiloni. Bityo ushobora kwibaza ati ese yaje kuba Babiloni gute? Niba Yesu yaravuze ati n'ubasha bw'ikuzimu ntabwo buzayinyeganyeza, bityo bwaje kwinyeganyeza ryari? Ariyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga ibintu ariko tuba tugomba no gusuzuma tukareba ese ibyo bintu ari kuvuga ntabwo bihinyuza Bibiliya. Niba tuzi ko Yesu ari Imana, tukaba tuzi ko asumbye abandi bahanuzi bose, we ni Imana. Abandi bahanuzi bazaga baje kuvuga no kugaragaza uzaza, ari we Kristo waje, ari uje gucungura isi. Bityo ntabwo ari ubuhanuzi bwe bwaba bwaratsinzwe. Niba koko Kristo yaraje akavuga ati Kiliziya nshinze kuri Petero n'ubasha bw'ikuzimu ntabwo buzayitsinda, bukageraho koko bukayitsinda, birumvikana ko n'impamvu yo kuba abakristo yagakwiye guhita ivaho, kuko ubwo Yesu ntabwo yaba akiri Imana. Niba yaraje gutsindwa kugeza ubwo aza gukosorwa n'undi muntu waje nyuma y'imyaka 1500 akavuga ati oya, ibyo yigishije byarapfuye, bityo ninjye byojurijemo, agahamya ko wa Roho Mutagatifu wagombaga kuyobora Kiliziya mu myaka myinshi cyane bitakunze, ko Yesu yatsinzwe. Yaba ari impamvu cyane yo kuba abantu banareka kuba abakristo, ahari bagahitamo kwibera abasilamu, kuko ntekereza ko uvuze ko Yesu yatsinzwe hano wakwiye guhita ukurikira Muhammad. Kutemera ko Ukaristiya ari umubiri wa Kristo na divayi ikaba amaraso ya Kristo, ibi byazanywe nabo bita Gnostics, twagiranye mu Kinyarwanda twabihindura bikaba abanyamwuka. Abagnostics cyangwa se abanyamwuka batangiye kuza guhera mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri. No kuvuga ngo mu gihe intumwa zariho Pawulo ndetse na Yohani, abagnostics bari baratangiye. Aba bahakanaga ishingiro ry'intumwa, bavuga ko umuntu yakigerera kuri Kristo, cyangwa se hari uburyo bw'umwuka yabonyemo ibyo ari kwigisha. Nuko bigatuma batangira kwitandukanya n'intumwa, bagahakana intumwa, rimwe na rimwe bagahakana n'ibyo intumwa zigishije cyangwa se zigisha, bavuga ko bo bafite uburyo babonyemo ibyo bigisha, aribwo buryo bavuga ko ari ubw'umwuka. Turebye muri Mariko 14:22 kugeza kuri 25, haravuga ngo nuko igihe bafungura, Yesu afata umugati, amaze gushimira arawumanyura, arawubahereza avuga ati nimwakire, iki ni umubiri wanjye. Hanyuma afata inkongoro, amaze gushimira Imana arayibahereza, maze bayinyweraho bose. Nuko arababwira ati iki ni amaraso yanjye y'isezerano amenewe abantu batabarika. Bityo tuzi neza ko isezerano rishya ryuzurizwa mu maraso ya Kristo. Ariko avuga ati iyi nkongoro ni amaraso yanjye y'isezerano. Uko byanditswe na Mariko niko Matayo na Luka nabo babyandika. Bityo akaba nta shiti ko wavuga ko hari uwabyanditse nabi. Yesu yarivugiye ati iki ni umubiri wanjye. Arongera ati iki ni amaraso yanjye. Ntabwo yigeze avuga ngo iki ni ikimenyetso cy'amaraso yanjye cyangwa se iki ni ikimenyetso cy'umubiri wanjye. Ibi tubyumve neza, nko kuvuga ngo umuntu aguhaye amafaranga akakubwira ati aya mafaranga ujye uyakoresha unyibuka. Ntabwo icyo gihe bivuga ko izo mpapuro aguhaye zitari amafaranga,
ahubwo izo mpapuro ni amafaranga, ariko ayo mafaranga ukayakoresha mu buryo bwo kumwibuka. Bityo hari igihe abantu babyitiranya bakavuga ati yaravuze ngo ibi mujye mubikorera urwibutso rwanjye, bityo bikaba ko amaraso ye cyangwa se iriya divayi itabikira amaraso ye, ahubwo iba ikimenyetso cy'amaraso ye. Bityo bakaba bahinyuje ibyo Yezu yavuze avuga ati iki ngiki koko ni amaraso yanjye. Ibyo kandi bikagaragara mu mabaruwa Pawulo yagiye yandika, kandi bikanagaragara no mu ruhererekane uko intumwa zagiye zibikurikiza. Mu bakristu ba kera dushobora kuvugaho, twavuga nka Ignatius of Antioch. Inyasi wa Antiokiya, uyu yari umwigishwa wa Petero, akaba yarabaye n'umwigishwa wa Yohani. Mu nyandiko ye yagize ati banga, avuga abanyamwuka Gnostics, guhazwa Ukaristiya, bakanga kwifatanya mu gusenga kubera badahamya ko Ukaristiya ari umubiri w'umukiza wacu Yezu Kristo, umubiri wababajwe kubera ibyaha byacu, kandi akaba ari Imana Data mu butungane bwayo yazuye. Nuvuga ngo Inyasi wa Antiokiya ahamya neza ko Ukaristiya ari umubiri wa Kristo. Iyi nyandiko yanditse mu 110 inyuma ya Yezu. Urumva ko ni imyaka mike cyane nyuma y'uko Yohani yarapfuye. Mu zindi nyandiko turasanga nka Justin Martyr agana mu 100 ugera mu 165. Mu nyandiko First Apology yagize ati ntabwo ibi tubyakira nk'umugati usanzwe cyangwa ibyo kunywa bisanzwe, byombi ni umubiri n'amaraso bya Yezu wigize umuntu. Tugasanga Theodore muri 428 yagize ati ntiyavuze ati iki ni ikimenyetso cy'umubiri wanjye, n'iki ni icy'amaraso yanjye, ahubwo uyu ni umubiri wanjye n'amaraso yanjye. Bitwigisha ko tutareba uburyo tubibonesha amaso y'umubiri, ahubwo ko bihinduka umubiri n'amaraso bye. Ntago niba Yezu ari Imana, ntago yarabuze ijambo yakoresha rindi ryo kugira ngo bisobanuke neza, ahubwo uko yabivuze niko biri. Niba yaravuze ati iki ni umubiri wanjye, ubwo nyine ntago yarayoboye kuvuga ngo iki ni ikimenyetso cy'umubiri wanjye. Niba yaravuze ati iki ni amaraso yanjye, ntabwo yarayoboye kuvuga ngo iki ni ikimenyetso cy'amaraso yanjye. Bityo rero ntago ari byiza ko dukosora ibyo Kristo yavuze, ahubwo ni ngombwa ko twe duhinduka, kuko harahanditse ngo ibyanditswe byose byera byahumetswe n'Imana kugira ngo bidukosore. Ibi kandi bigaragara muri Didache, inyigisho z'intumwa 12 yanditswe muri 70. Hakaba inyandiko z'abakristo ba kera nka Irenaeus, hakaba Tertullian, hakaba Origen, Cyprian, hakaba Council of Nicaea. Iyi nama yitabiriwe n'abasenyeri 318 bavuye mu mpande zitandukanye z'isi, bagaragaje ko Ukaristiya ari umubiri wa Kristo, ndetse na divayi ikaba amaraso ya Kristo koko. Ni ngombwa kumenya, ese ni ngombwa ko dukurikira inyigisho z'abanyamwuka Gnostics, cyangwa se twahitamo gukurikira inyigisho z'intumwa? Gusa turibuka Yezu avuga ati ubumvise ninjye aba yumvise, n'unyumvise aba yumvise uwantumye. Igitinyiro, icyubahiro n'agaciro bigaragarira mu ngoro y'Imana. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko no mu isezerano rya kera hatwereka uburyo abantu cyangwa se Abayisiraheli bahaga Imana agaciro mu ngoro yayo. Niba rero tuzi ko Yezu ari Imana, kandi nk'uko avuga ngo njye na Data turi umwe, hakaba naho agira ati niba munkunda koko muzubaha amategeko yanjye. Kuvuga ko Imana y'isezerano rishya n'isezerano rya kera atari imwe, byazanywe n'uwitwa Marisiyoni, kuko n'inyigisho mbi za Marisiyoni zari inyigisho zishingiye ku kinyoma, zitanigishijwe n'intumwa. Ari nayo mpamvu igihe Marisiyoni ahuye n'uwitwa Polikaripo, Polikaripo yaramubwiye ati uri imfura ya Satani. Marisiyoni yaramubwiye ati uranzi. Polikaripo ati ndakuzi, wowe Marisiyoni uri imfura ya Satani, kubera inyigisho yigishaga. Uyu Marisiyoni kandi yifuje guhura na Yohani intumwa. Yohani intumwa arabyanga. Ibi bigaragara
mu nyandiko z'amateka ya kera y'abakristo ba kera. Abahanuzi nka Izayi, Mika, Hozeya, Yeremiya, Marakiya, hakaba n'ibindi bitabo bivugurura amategeko yimuka Misiri, Abalevi n'ahandi henshi hatwereka ko Imana y'isezerano rya kera, hanemeza ko Imana y'isezerano rya kera ari nayo Imana y'isezerano rishya. Niba dukunda Kristo, ni ngombwa ko dukurikiza amategeko ye. Niba Kristo ari Imana, ni ngombwa ko dukurikiza amategeko y'Imana. Nivuga ati njye na data turi umwe, bityo itegeko rya data, itegeko rya se, ni ngombwa kurikurikiza. Dusomye muri Zaburi 138:2 haravuga ngo pfukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu, maze nkogeza izina ryawe kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano yawe bigatuma ubwamamare bwawe burushaho kugaragara. Aka ni agaciro kahabwaga ingoro y'Imana mu isezerano rya kera, nk'uko n'ubundi bigaragara muri Zaburi ya 5:8, Zaburi ya 95:6, Izayi 36:5, Abanyefezi 3:14, Yakobo 4:10, Matayo 26:39, Nehemiya 8:6, Petero wa mbere 5:6, Amateka ya kabiri 7:3, Amateka ya kabiri 29:29, Luka 18:10 kugeza kuri 14, Abaheburayo 10:19 kugeza kuri 22. Ni ngombwa kwinjira mu ngoro y'Imana tugaragaza icyubahiro. Gupfukama, gutera ivi, kubama cyangwa se kubika isura hasi ni bimwe mu biranga ubwicishe bugufi n'ubwiyoroshye. Bityo rero mu ngoro y'Imana bari ngombwa kugaragaza ubwiyoroshye no kugaragaza ko wubashye Imana nk'umwami mu kigero kiri hejuru. Ibi tubifatire ku rugero ko mu bimwe mu biranga akabari ari uko umukiriya ari umwami. Ibi nibyo dusanzwe tuzi twumva cyane. Bityo rero iyo umukiriya aje, iyo umwami aje, bamufata neza, bakamuguyaguya, bakamuhendahenda, kandi ni koko umwami yinjira uko ashatse, ahubwo abasanze nabo baba bafite inshingano zo kumufata neza no kumuha icyubahiro akwiye. Ariko tuzi neza ko muri kiliziya cyangwa se mu rusengero Kristo niwe mwami, bityo twe tukaba abagaragu. Ukwiye icyubahiro ntago ari twe dukwiye kugenda tureza agatuza cyangwa se twishyize hejuru, ahubwo tuba tugomba kujyana ubwiyoroshye nk'abasanganiye umwami w'igihangange. Rimwe na rimwe imyambaro tudashobora kwambara tugiye guhura n'abayobozi basanzwe, ntabwo niyo myambaro tuba dukwiye kuyambara tugiye mu kiliziya cyangwa se mu rusengero. Hakaba n'imyifatire umuntu atagira ari ahantu tuvuga ngo hiyubashye cyangwa se ari kumwe n'abayobozi bakomeye. Bityo niyo myifatire ntabwo ibikwiye ku mwami w'igihangange no mu ngoro y'Imana. Ni ngombwa ko tuba tugomba kugira imyifatire myiza. Muri ibyo harimo kwinjira wishyize hejuru. Tuzi neza ko icyitwa pride, kwishyira hejuru, ari ikintu gikomeye cyane, ni icyaha gikomeye cyane, ari nacyo bivugwa ko cyatumye Satani yigomeka, kuko yashatse kwishyira hejuru. Icyaha nubwo umuntu aba akwiye kurwanya nicyo cyo kwishyira hejuru, cyane cyane mu ngoro y'Imana. Kwinjiramo wumva ko ari wowe gitangaza, ntabwo uri gitangaza, ahubwo Kristo niwe gitangaza. Hakaba n'imyifatire mibi igezweho kuri ubu, cyane gukoresha amatelefone. Ugasanga umuntu ari kwandika message, ari guhamagara, ari kwitaba, ari kugira gute. Iyo ni imico mibi, ni imyifatire mibi. Niba udashobora kwitaba telefone cyangwa kwandika message uri kumwe na perezida kubera ko wagiye guhura nawe, bityo rero ni ngombwa ko no mu ngoro y'Imana tugira imyifatire ikwiye mu gihe twegereye umwami wacu Yesu Kristo. Uretse ababifite mu burenganzira nk'abariya baba bayobora abantu, bereka abantu aho kwicara, hari igihe wasanga bafite nabo bagomba kuyobora kugira ngo bagere ku kiliziya cyangwa se ku rusengero, bityo akaba yakandika message cyangwa se yasohoka akitaba. Ariko abandi bose mu gihe wafashe umwanya wawe ugiye gusenga, ntabwo ari byiza. Hakaba n'indi myambarire idakwiye. Kubona umuntu w'umugabo agiye yambaye ikabutura gusenga, keretse ubaye nta pantaro ugira, ariko ntabwo umuntu w'umugabo akwiye kujya gusenga yambaye ikabutura. Hakaba kandi ko no ku bagore bamwe na bamwe cyangwa se abakobwa bagira uburyo bambara imyenda idakwiye. Ibyo nabyo ntabwo bikwiye mu ngoro y'Imana, kuko ntabwo uba ugiye kwigaragaza, ahubwo uba ugiye guha ishema Kristo. Niba rero ugiye gutanga ishema, ntabwo ari ugiye kwigaragaza cyangwa kurangaza abandi. Bityo ntukabere abandi ikigusha,
ari nayo mpamvu bitari byiza kugenda wambaye imyenda migufi cyane cyangwa se imyenda iyo ari yo yose igaragaza ubwambure ishobora gukurura abandi bantu mu buryo butari bwiza. Ntukabe uwo Satani agomba kugenderamo mu kugira ngo ajye kugusha abandi mu ngoro y'Imana, ahubwo ni ngombwa ko ugomba kuba umwe mu bo Kristo agomba gukoreramo mu ngoro y'Imana kugira ngo n'abandi barebereho barusheho kuza gusenga. Niba Kristo rero ari umwami kandi akaba ari Imana, ni ngombwa ko twinjira mu ngoro ye twinjiranye icyubahiro, tukinjirana icyubahiro yaba mu mutima yaba no mu ngiro. Muri Yohani wa mbere 1:8 kugeza ku 10 haravuga ngo niba tuvuze tuti nta cyaha tugira tuba twibeshye ubwacu, nta kuri kuba kuturimo. Ariko niba twishinja ibyaha byacu, Imana idahemuka kandi yuje ubutungane izatubabarira ibyaha byacu kandi duhanagure icyitwa ubucumuzi cyose. Niba rero tuvuze tuti nta cyaha twigeze dukora, tuba tuyigize umubeshyi kandi ijambo ryayo ntiritubemo. Hari abantu benshi nyine kuri iki gihe bakoresha Bibiliya n'ubundi bakavuga bati nta cyaha twe tugira, twe turi intungane mu maso y'Imana kuko Kristo yapfuye, twahise tuba intungane, nta cyaha dukora, yaba ibyaha muri iki gihe, yaba ibyo twakora, yaba n'ibyo tuzakora, byose byararangiye. Niba twaremeye Kristo ubwo byararangiye. Aba rero hari imirongo myinshi bifashisha muri Bibiliya, twavugamo nka Luka 23:4 kugeza kuri 47, Abanyakorinti ba 2:5-19, Abaheburayi 8:12, Abaheburayi 10:12 kugeza kuri 18, Abanyakolosi 1:20, Mariko 3:28, Abanyaroma 5:10, Yohani wa mbere 2:2. Iyi ni imwe mu mirongo bakoresha bavuga ko niba waremeye Kristo byarangiye, ko nta cyaha ukibarwaho, wagizwe intungane mu maso y'Imana kubera Kristo. Ariko se koko ubu ntabwo bwaba ari ubusobanuro bubi budahuye bw'imirongo? Niba hari ahandi nk'ariya muri Yohani avuga ati niba tuvuze tuti nta cyaha tugira tuba twibeshye ubwacu, kandi niba tuvuze tuti nta cyaha twigeze dukora, ukuri ntago kuri muri twe. Bityo rero niba mvuze nti nta cyaha ngira, ntago hari abigeze bavuga ngo kubera iyi mpamvu, kubera iyi n'iyi, kubera iyi n'iyi. Ubwo ni ukuvuga ngo niba uvuze ko nta cyaha ugira uri intungane, urabeshya, nta kuri kukurimo. Mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa mbere 33 haravuga ngo koko njye sinari muzi, ariko wanyohereje kubatiriza mu mazi yarambwiye ati uzabona Roho imanukiraho kandi ikamuhama hejuru, ni wowe ubwe ubatiza muri Roho Mutagatifu. Tuzi neza ko Kristo ari ubatiza, ni ubatiza muri Roho Mutagatifu. None Kristo yavuze iki? Muri Matayo 28:19 kugeza kuri 20, Yesu yagize ati nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose, dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku ndunduro y'ibihe. Tubona ko Kristo yahaye intumwa ze ububasha bwo kubatiza, ariko arazibwira ati ndi kumwe namwe kugeza ku ndunduro y'ibihe. Intumwa zibatiza mu mwanya wa Kristo, cyo bavuga ngo persona Christi. Niba intumwa zishobora kubatiza mu mwanya wa Kristo kandi koko zikabatiza mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, niki gituma intumwa zitakiza ibyaha mu mwanya wa Kristo? Kuba intumwa atari zo zibatiza zikaba zibatiza mu bubasha bwa Kristo, ibi bigaragara mu nyandiko z'Abakristo ba kera. Justin Martyr muri First Apology yanditse mu 151, Irenaeus muri The Demonstration of Apostolic Preaching yanditse mu 180, Clement of Alexandria The Instructor Book 1 yanditswe mu 191, Tertullian of Carthage on Baptism yanditswe muri 203. Hari n'abandi bakristo benshi bemeza ko kubatizwa bikorwa n'abari mu nshingano z'ubusaseridoti. Kuba ubatiza ahagarara mu mwanya wa Kristo ubatiza, niyo mpamvu avuga ati ndakubatije. Ni nayo mpamvu ntawe ushobora kuvuga ngo turababatije, kuko icyo gihe wowe ubwawe uba wishyizemo wigereranya na Kristo uko nawe urimo babatiza.
ahubwo wowe uri mu mwanya wa Kristo niwe uvuga ngo ndakubatije. Ayo magambo ubundi ntabwo byitwa ko avugwa n'uri kuvuga, ahubwo avugwa na Kristo we watanze ububasha kubashobora kubatiza. Muri Luka 5:21 haravuga ngo abigisha amategeko n'abafarisayi batangira kwibaza bati, ujya utuka Imana ni muntu ki? Ninje ushobora gukiza ibyaha atari Imana yonyine? Yesu yongera kubabwira ati, nimugire amahoro, kuko Data yantumye nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga atyo abahuhaho arababwira ati, nimwakire Roho Mutagatifu. Abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Roho Mutagatifu ni Imana. Niba intumwa zifite Roho Mutagatifu nk'uko byagiye bihererekanwa mu kuramburirwaho ibiganza, bityo n'ubundi abari mu mwanya w'intumwa bashobora n'ubundi gukiza ibyaha. Kuko yavuze ati, abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Ubatiza ari we Kristo akaba Imana, ni nawe ukiza ibyaha ari nawe Kristo akaba Imana. Rero wabwiye intumwa ati, mugende mubatize, ni nawe wazibwiye ati, abo muzakiza ibyaha bazabikizwa. Ibi kandi bigaragara mu nyandiko z'abakristo za kera, harimo nka Didache yanditswe muri 70, hakaba The Letter of Barnabas yanditswe muri 74, Letter to the Philadelphians yanditswe mu 110 na Ignatius of Antioch, hakaba mu nyandiko za Irenaeus Against Heresies yanditswe mu 189, Tertullian Repentance muri 203, Hippolytus muri Apostolic Tradition muri 215, inyandiko za Origen Homilies on Leviticus muri 247 no mu zindi nyandiko nyinshi. Abakristo ba mbere mu myaka 500 bemeza ko intumwa n'ubundi uko zatanze ububasha bwo kubatiza zagiye ziramburira abantu ibiganza, ari nako abantu icyo gihe n'ubundi basabaga penetensiya. Abakristo bamwe baje kuvuga bati, reka ntabwo ari ngombwa gusaba penetensiya, ariko isakramento rya penetensiya ni ikintu kigaragara muri Bibiliya. Ni koko Yesu aravuga ati, abantu bazacirwa imanza hakurikijwe ibyo bakoze. Niba umugambi wa Satani no kugira ngo abantu bagume mu byaha, batabyicuza, batabyihana ngo bababarirwe. Hari abantu benshi kuri iki gihe bavuga bati, oya, penetensiya ntabwo ari ngombwa. Ariko izo ntabwo ari inyigisho z'intumwa, ahubwo ni inyigisho zaturutse ku bantu. Ariyo mpamvu harahanditse ngo, uyu muryango unyubahisha akarimi gusa, ariko imitima yabo imba kure. Icyubahiro bampa ni amanjwe. Hanagaragaza ko imigenzo n'inyigisho bakoresha ari byaturutse ku bantu. Ntabwo ari ngombwa ko tugomba gukurikiza inyigisho n'imigenzo byaturutse ku bantu bihimbiye, ahubwo ni ngombwa ko tugendera ku ntumwa. Kubw'iyo mpamvu ubatiza ni nawe ukiza ibyaha, kuko aravuga ati, ndakubatije, kubera ko abatiza mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, kandi tukaba tuzi neza ko ubatiza ari Kristo. Aravuga ngo ndakubatije. Ari nako utanga penetensiya aravuga ngo ndakubabariye. Ari nabyo bigaragaza ko ubabarira si we, ahubwo ni Kristo. Cyagakwiye kuba ikibazo avuze ngo turakubabariye, kuko ubw'icyo gihe nawe yaba yishyize mu mwanya wa Kristo, kandi we aba yagitinga persona Kristi. Ni ngombwa kujya gusaba penetensiya niba maze igihe kirekire, cyane ko penetensiya ni intwaro yo kurwanya sekibi n'ibitero bye. Niba bakuroga, uzi neza ko bakuroga, nakubwira ngo intwaro ya mbere nyuma y'uko wabatijwe, intwaro yindi ikurikiye ni ugusaba penetensiya. Kuko iyo wisukuye, ni kwa kundi iyo umuntu agiye kubatizwa bwa mbere, yambikwa umwambaro wera. Bityo rero uko ugenda ukora ibyaha, kugenda ugira gute, niko wa mwambaro wera ugenda uwanduza. Ari nayo mpamvu tugomba kwisukurisha amaraso ya ntama. Nuvuga ngo cya gitambo cya Kristo ko yitanze ku musaraba akatubabarira ibyaha byacu, niyo mpamvu tuba tugomba kumwegera mu ntebe ya penetensiya, kugira ngo wa mwambaro turusheho kuwusukura, tuzawugera n'imbere y'Imana wera. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika ku ngingo ya 105 hatubwira ko
icyaha cy'inkomoko atari ikosa rya buri muntu mu rubyaro rwa Adamu, ahubwo ko kidutandukanya n'ubutungane mu butabera. Ariko kamere muntu ntiyoramye buhere, imbaraga zayo zarakomeretse, yorama mu bujiji, umubabaro ndetse yigarurirwa n'urupfu, ikaba irarikira ikibi mu buryo buzwi nka concupiscence. Batisimu, kubera kuduha ubuzima bw'inema ya Kristo, ikuraho icyaha cy'inkomoko, nuko umuntu agahindukirira Imana. Ariko kubera kamere yazahajwe kandi irarikira ikibi, iyo kamere ikomeza gukurura umuntu, bigatuma arwana urugamba rwa roho mbi zo mu kirere. Ibi bigaragara muri Gatigisimu muri 405, byemezwa kandi no mu bigaragara muri Bibiliya nko mu Banyefezi 6:10-18, Yakobo 4:7, Abanyakorinti ba kabiri 10:3-5, Abanyaroma 8:37, Petero wa mbere 5:8-9, Zaburi 104:1. Hatwereka ko turi ku rugamba na roho mbi zo mu kirere zishaka kwerekeza umuntu mu bibi.